Yes, reka twongere tubasuhuze cyane, reka kandi twongere tubifurize igicamunsi cyiza, twongere tubahe ikaze n'ubundi nk'ibisanzwe. Muri amasaha muri iki kiganiro cyo muri amasaha tukaba rero n'ubundi nk'ibisanzwe turi ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu n'umwaka wa 2025. Muri aya masaha rero ikitugaruye cyangwa se ikituzanye n'ubundi namakuru agezweho, ariko n'ubundi nk'ibisanzwe amakuru yacu akaba agiye kugenda agaruka hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu ntambara rero ikomeye cyane, nongere nsubiremo nongereho ngo ikomeye cyane, irimo kugenda rwose iba cyangwa se ndetse no muri amasaha imirwano ikaba irimo kugenda ica ibintu. Iyi mirwano ikaba iri kubera n'ubundi hano muri teritwari ya Rucuro cyangwa se muri Sud Kivu ndetse na Nord Kivu, muri teritwari zigiye zitandukanye. Nyemera nkubwire ko amakuru yacu tugiye kuyahera hano muri Sud Kivu, aho hari inkuru mbi rwose iri kuvugwa hari ya Kubanyamurenge, biri kuvugwa rwose na makuru n'ibinashoboka. Turaza gushyira mugenzi wacu hariya imurenge adufashe kumenya, atufashe rwose kuduha amakuru yuzuye, kuko hari amakuru arimo kugenda kwirakwira kuri avuga ko ikitwa suko mu kanya gato ngo imanutse nk'iyagatera rwose ngo irasa, ngo yari igiye kurasa ngo indege yari hajyanye ubutabazi, yari hagiye kuhagwa n'ubundi ijyanye ubutabazi. Iyi ndege rero ngo ikaba irashwe muri uko kuraswa ku indege rero, ikaba urumva iyi suko yagira asa n'abaturage byose yarashe masasu menshi cyane. Byose rero mu byo tugiye kugenda tugarukaho. Hanyuma ntagara gusa turi buze kugaruka, turaza kugaruka mu bindi bice. Barakubwira ko muri Warikare naho urugamba rwaramukiye ku muryango, ibintu birakomeye, isasu n'isasu kugeza amaginga ya amasasu ni menshi cyane. Imirwano abenshi bamaze guhitanwa n'urugamba cyangwa se n'imirwano iri kubera hano muri teritwari ya Warikare. Ni nako kandi bakubwira ko no muri Masisi ibintu byakaze, ibintu bimeze nabi cyane, naho imirwano yaramukiye ku muryango. Tuze kureba rero no muri Rubero, Rucuro, ese ho bimeze bite? Byose rero ni ibyo tujye kugenda tuganiraho. Murabizi rero mu makuru yacu tugenda twibanda no kuri politike ndetse na diplomasi. Abasesenguzi byabo rero mu by'ukuri tsinda ryose cyangwa se tsinda Coalition Eugene Official bose barahari. Kuri mikoro ni Fighter, kuri telefone turaza kuba turi kumwe na Macacari, ndetse tuze kuba turi kumwe na Vincent mu by'ukuri muri ya makuru ya politike ndetse na diplomasi, aba agenda yibanda muri aka karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino. Nta gutinda rero, reka duhite twinjira sasa mu makuru mu buryo burambuye. Ubwo reka nizere ko mwese abadukurikiye mwamaze gukanda kuri subscribe niba mutarabikora, abashya mwese nizere ko mwamaze kubikora. Hanyuma kuri mwe mutarabikora nicyo gihe ngo mubikore, ababikoze ariko mukanasabwa kwa mwakora icyitwa like ndetse munasharinga, bitewe nuko rwose iyo ibyo bintu wabikoze amakuru akugeraho mu imbere, ibintu bikagenda neza neza. Uyu arandika ati andika ni hatari ese ubundi burane twatangirana na Macacari. Kamanze mbahe update nke mbere uko dutangirana na Macacari, mbere uko dushyira Macacari tugenda ducacanga, dore ko masaha mu gitondo ntabwo yigeze atugezaho amakuru atugeraho muri iki gito muri aya masaha muri iki gicamunsi. Ubu tuvugana turi mu gicamunsi rero, nkuko nabikomojeho cyo ku munsi wo kuwa mbere, turi ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2025. Amakuru aravuga ko imirwano ikaze iri muri mu majyepfo cyangwa se hano muri Sud Kivu, aho twirwanaho ndetse na M23 ngo bagabweho ibitero bikomeye cyane. Ibitero ngo bikabyagaragayemo n'indege ya Sukhoi ikaba iri kurasa cyangwa se akaba iri mu mirwano, yinjiye mu mirwano. Nabonye mu kanya gato Vincent iyi nkuru nawe yagiye mu byo muri headline cyangwa se mu byo yambwiye yanyoherereje ari buze kugenda abagezaho cyangwa se abaganiriza. Harimo n'iyi nkuru, ubwo bivuze ngo yayiteguye mu buryo burambuye. Gusa nje nanjye kumbone zanjye ziri muri biriya bice n'ubundi zirimo kumbwira rwose ko Sukhoi yahageze ndetse ngo yarashe. Gusa ariko ntabwo ndabona details zuzuye. Bibaye byiza turaza kwakira wa muvandimwe wacu uri hariya imurenge, ari buza guca impaka aduhe amakuru yuzuye kuri ibi bintu bijyanye n'izi ndege cyangwa se n'iyi ndege biri kuva ko yarizanye ngo icyo twakwita ubutabazi. Ubwo nituvuga ubutabazi birashoboka kuba haba harimo imiti. Murabizi ko hariya imurenge byinshi bagenda babikora hano muri Uvira, ariko amayira yagiye arakatika, barayakata, FARDC babuza bajyayo kujyayo. Hari imiryango itabogamiye kuri leta
ONG zajyanaga y'ibintu ngo ni Médecins Sans Frontières bajyanaga y'ibikoresho nyine byifashishwa abo nabo bagize gutya rwose barakatingirwa barahagarikwa. So bivuze ngo mu by'ukuri hari nava ko mperutse no kubona interview y'umwe basirikare bavuga ati nubwo turi kurya ibishimbo bitagira umunyu, nubwo turi kurya ibiryo wenda tukanywa igikoma kitagira isukari, atariko turimo turarya iby'iwacu kuri gakondo. Biriya rero byahise bigaragaza cyangwa se nge byahise binyereka koko hariya ibintu ntago byoroshye, barimo hari ibyo kurya barimo bararya, ariko hari bitakibageraho mu by'ukuri byagakwiye kuba bikenewe mu buzima bwa buri muntu cyangwa se mu buzima bw'umuntu uko bwije nuko bukeye. Umunyu ni ikintu gikenerwa mu mubiri, isukari ni ikintu gikenerwa mu mubiri, urumva ko bikenewe. Rero ngo hari indege yari ijyanye ubu butabazi, sinzi niba ari ya UN cyangwa se niba ari UN muryango wuhe cyangwa se niba ari yo kuri kote ya M23 ntago biramenyekana. Amakuru ndimo ndagenda nyatohoza, gusa umuvandimwe wacu turamutse tumubonye ku murongo wa telefone byaba byiza, kuko ngo iyi ndege yahagurutse Vincent we burarazana kugenda bitubwira, nabonye yandika avuga ko ngo ari indege ngo iyisukwe ngo yoherejwe ngo na guverineri wa Kivu y'Amajyepfo ari Kataruyu ngo washyizwe na M23. Niba rero ruwagiye mu buhe buryo turaza kubisobanukirwa, ngo niwe wohereje isuko ngo irarasa. Amakuru mu buryo burambuye inkuru navuga ko turi buze kwigezwaho na Vincent, ariko ku rundi ruhande tukaza kuba bidushobokeye twayigezwaho n'abavandimwe wacu uri hariya. Uko byaba kose uraza kugira uraza guca impaka. Iyi nkuru tuyivuyeho rero. Amakuru tukiri hano muri Sud Kivu aravuga ko Wazalendo rwose basizoye hano ngo baguturuke muri Bukauzi Biega. Yego nibyo ngo bizihije mu by'ukuri independence cyangwa se umunsi ubwigenge hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hanyuma ikiriho rero ngo nuko ngo aba bayoboye n'uwitwa ngo ni Fie Kaduyi, ngo nari uyoboye izi Wazalendo hano muri Sud Kivu, ngo barahire baravuga bati nubwo FARDC cyangwa se Kinshasa yatugambaniye, mu by'ukuri never give up, nta kurekura nta gusubira inyuma, ngo bagomba kurwana mpaka ku mwuka wa nyuma, mpaka bakuyemo uyu mujyi wa Bukavu, ndetse kandi ngo bakabikora vuba. Sinzi icyo barimo bararwana, niba bariwe kurwana bazi ngo ari kurwana Kinshasa ikaba amaze kubiteba cyangwa se amaze kubatera umugongo. Ubwo sinzi ngo aba basore ba Fie Kaduyi sinzi ngo barimo bararwanira iki. Ubwo rero mu by'ukuri byose turaza kugenda tubikurikirana, gusa ariko icyo nakubwira cyo mu bice byose imirwano yaciye ibintu. Aha navuga nko materitwara agiye atandukanye, turaje tugende tubigarukaho. Ibintu ntago byoroshye habe na gato. Hanyuma rero reka wenda kugira ngo ibintu byihute neza cyane, izi update zo muri amasaha reka mbasabe munyemerere twinjiranemo rwose na Machachari wa Machacharizo. Reka rwose tumushyire ku murongo wa telefone, tumushakishe tumushyireho nawe atwinjize muri update. Murabizi ko biriya bice byose rimwe aba aherereye, agende atubwira situation uko imeze. Gusa ariko mu by'ukuri ndabwiza ukuri barakubwira ko no muri Warikare ibintu bitameze neza. Wiriho neza bwana Machachari? Ndakumva neza cyane bwana Fighter. Urakomeye? Ndashima Nyagasani. Na gripe n'ibicurane nje byambujije gukora video rwose, ubu tuvugana ndimo ndakora ku buryo bwa audio, ariko ndavuze nuko byaba kose uko byantera uburwayi nta muri makigenge humeka tugomba gutanga amakuru. Bwana Machachari, ndagira ngo twihute tujya muri update, utubwire amakuru agezweho. Gusa twe amwe makuru tumaze kwakira cyangwa se turimo kubona arimo aragenda bungagira cyangwa se cyara kuri rezo sosiyo, nuko ibice byinshi haba muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu imirwano aciye ibintu. Bwana Machachari, imirwano yaciye ibintu bwana Fighter, sukubeshya niko bimeze, ndetse ni nayo makuru ari hirya no hino ahangaha kuri rezo sosiyo. Ariko natwe tuba turi ku kibuga biba bisaba kugira ngo mu by'ukuri dutange amakuru ya nyayo uko biba bihagaze, haba muri teritwari zose zigize Kivu y'Amajyaruguru yaba Kivu y'Amajyepfo. Urabona ko ntabwo byoroshye. Wenda nkuko warubigarutseho uze kumbabarira, wenda nsa nk'uguhiramo mo gatoya kubera ko ndumva n'akagripe kameze nabi, ariko ni mu bihe mu by'ukuri byumvikana ko gripe igomba kuboneka bwana Fighter, no kubyihanganira. Ikirere kigiye guhinduka, kirimo kiragenda gihindagurika, byose nibyo biri kubitera, nta kibazo pe, tugomba kumenya kubana nabyo.
kabisa kirimo kirahindagurika uyu munsi ni umunsi ni tariki 30 nk'uko mu by'ukuri watangiye nyine ubivuga ni tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu ni umunsi hano mu burasirazuba twizihije anniversaire y'imyaka kuva igidoko tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu 1960 nibwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabonye ubwigenge babyumve neza ni igihugu nibwo bizije independence cyangwa se ubwigenge bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igitangaje bwana Faika nuko yaba Kinshasa Perezida Felix Antoine Tshisekedi yagejeje ku baturage baturiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ijambo ribifuriza isabukuru nziza yo kuziza umwaka bizizaho ubwigenge. Corneille Nangaa arabikora ndetse igitangaje nuko ahangaha birasekeje ahangaha mu mirwano yaberaga ahangaha muri aka gace ka akanga kari hafi ya terite hano y'umujyi wa Bukavu hari abiyahuye nibo nshatse gutangiriraho bakoze ikintu bita kwiyahura. Birasekeje abantu baze kubyumva neza kuko nivuga ko bisekeje babyumve bagerageje kuza ngo kugira ngo bagaragaze ko bari mu birometero bikeya n'umujyi wa Bukavu nabo batange ijambo. Ni mu gace ko bita ni mu kanya ni ho breaking ngeze mu gace ko bita Kiragabwa ni ibirometero bitarenze ibirometero 6 n'umujyi wa Bukavu ariko usa nkaho ugenda ubererekeye agace ka Nyangezi kuko Nyangezi ugasa nk'uyishize ku ruhande gatoya hiro gato baraje bahakorera mitingi. Yego bakoze mitingi ari wazalendo batari bakeya mu by'ukuri butinzi bazinzira zose buriya bafite ukuntu banyura hirya no hino baraje bakorera mitingi mu kanya gashize ngubu nibwo ntibisoma burazi kubivuga ndi no kubisoma ariko binyandikire bahagera intasi za AFC zari zabimenye bwana Faika. Yego nuko bari bamenye ko bari buze kuhakorera mitingi ngo bayigombye kuyikora saa 6 urareba ko wenda muri aya matatu uko bibagendekeye nakaga gakomeye cyane. Abasa nibo kuko nanjye amakuru nayahawe amakuru harabazendo bari bavuye muri Kauzi Biega ngo bayo nitwa ngo ni Fieka Duyi ngo nari Fieka Buduyi ngo yagombaga kugirana inama ngo yagombaga kugirana ngo kwiziza ngo independence ngo bagakora n'inama ngo hamwe n'abayoboye cyangwa se na wazalendo bayoboranye baturutse Kauzi Biega. Iyo nama bari bateguye ko nari maze kuyivugaho niyo baguye mu murwi wa M23 mu by'ukuri ntibyagenda neza cyangwa nahandi mu bindi bice. Naho ngaho urareba ko baguye muri Kauzi Biega barazamuka baza gukorera ni mukanya ubu ngubu niyo nyitangiriye ukimpamagara nibwo bari barimo bambwira ko iyi nama ubwo yabaga mu by'ukuri itararangira bakiri muri ako gace bagishakira ukuntu basubira inyuma ko kuti babimenyereye ukuntu bakunze kubikora urabizi bajya bagira batya bakaza bakifotoza bagakora ibintu nk'ibyo bikirangira intare za Sarambwe zari zimaze kuhagera mu kanya ni mu masaha y'istasita uko n'iminota iri hejuru mo gatoya bagihari ikibabaye ko bwana Faika ayo makuru abantu baraza kuyavuga twebwe kwa Eugene official twamaze kuyasoza. Yego bahahuriye n'ikintu bita akaga gakomeye cyane kuko hari wenda nta nubwo ari abasirikare benshi hari nka section kuko bari ubundi ukuntu abantu babazi bari bake kandi bafite n'ibikoresho mu by'ukuri ukuntu abantu babazi baba ari abantu badafatika bo tubana ku mbuga nkoranyambaga nubona ko ari abantu bagenda bacengera bakagaragaza ko bakomeye kandi baba ari ntabo ku rwego rukomeye cyane. Amakuru agezeho umuvandimwe ambwiye arambwiye ngo kugeza amagingo yanga barimo barakiga umuyobozi wabo uriya watanze iyo discours. Ndakeka ubimbwiye ambwiye ko anyibukije arambwiye ati uribuka ibyabereye Katana na Kabamba igihe bavugaga ko bari bagiye gufata ikibuga cy'indege aho umuyobozi wari watanze discours nawe yaharasiwe niko bari babiteguye ariko bigenda ni ukuvuga ngo ntabwo arashwe kano kanya ariko abo bari hamwe hamwe no ku rusengero rwa Kiliziya Gatolika ruhari bose barahaguye bose bararashwe. Ngo bari bafite gahunda ngo yo kudacika intege ngo bagomba gufata umujyi wa Bukavu vuba nuko bigenze.
yashakaga kwigaragaza kandi mu by'ukuri na video bari banayitanze. Iyi video yo yari yanatambutse answa, bari basa nkaho yari imaze gutambuka. Haro ubimbwiye arambwira ati video yo bari bamaze kwifata kuko n'imboni yanjye haherereye bati n'ubundi bari bakira aho ngaho ngo haraho umushefu wakoze ngo ari shefu kamade localité waruhaturiye kugeza amagingo tutaramenya amazina ye, ngo bari bagiye kwakirirwa ngo noneho bongere bahite basubira muri inyuma gato yo muri parike nationale ya Kahuzi-Biega kuko ni ibirometero bike mu by'ukuri n'umujyi wa Bukavu. Uko bibagendekeye mu by'ukuri babaga batarahava bari bagihari, icyo bahuye nacyo mu by'ukuri ni uruva gusenya. Ubwo ripoti amwendekaje ripoti turabigarukaho wenda mu masaha yacu ari imbere tubabwira uko byagenze wenda n'amafoto yatugezeho, ariko amakuru ni uko bafatanye bake. Ntabwo byoroshye. Hanyuma bwana Macacari, ndimo ndabona inkuru zirimo kugenda zivuga ko no muri Pinga ibintu byaba byakaza. Ubwo birumvikana dusimbukiye muri Sud Kivu, muri Nord Kivu Prito. Bimeze bite ibyaha hantu ko mbona ibinyamakuru bitandukanye kugenda bivuga ko icyitwa Pinga bishobora kuba ngo byamaze guhinduka? Ni biki byahindutse ara muri Pinga bwana Macacari? Yes, urakoze cyane. Pinga iyi ngiyi mu by'ukuri twanabivuzeho ku munsi w'ejo, tuvuga ko Pinga yamaze kuba militarize, ni ukuvuga ko ingabo zose ziva muri teritwari ya Rutshuru zose zifata direction kumanuka zikerekera muri Rutshuru. Hari ingabo zose ziva muri teritwari ya Masisi zikubiswe nk'uko turabivugaho n'aha Masisi yuko naho bakubiswe ku munsi w'ejo bakerekera baba babonye inzira bakerekera muri Pinga buriya ni ukuvuga ko ni centre, ariko kandi nk'uko twagiye tuyigarukaho tukabyayo. Ubu rero noneho ni ukuvuga ko Pinga bitewe no kutumvikana haba twavuga ko za Wazalendo kugeza ubu ku munsi w'ejo twavuze ukuntu bashwanyeho, ariko biza kurangira bahujwe. Rero guhuzwa byananiranye kuko bongeye tena kurasana amasasu. Ubu ngubu amakuru ahari bwana Faika ngo nuko abangaba bo muri Sebusinyatura ndetse no kwa Bigabo nabo kwa Domi byapanzwe ko ngo bagomba kuba mu ruhande rumwe ngo bakerekezwa ngo muri groupe ya Kisimba. Muri Kisimba ubita Gido Shimeraye ntabwo ashaka ko bajyamo. Ibyo ngibyo ngo byateguwe ngo na chef de collectivité cyangwa se chef de secteur wa Nyanga wari bavuye wari kare wari wazamutse ngo ndetse ngo hari na delegation y'umuyobozi ubita Winimishiki. Uyu Winimishiki akaba ari umwe mu badepite ndetse banahagarariye Wazalendo muri biriya bice. Byavuzwe ko rero ngo babatandukanya. Pinga rero byananiranye buri muntu yanze kuyivirira kuko nta gasantere mu by'ukuri kagaragara nkaho kari hagati, noneho utundi duce dukikije tukaba turimo M23. Bavuga ko rero ngo bose ngo bagomba kuzamuka ngo bakajya ngo mu bice ngo bihakikije mu misozi yo hejuru, bagomba kuzamuka bakerekera aho bita za Birihi. Abo ngabo ni nabo kwa Jamari ndetse nabo bita ba APCR bo kwa Janvier Karayiri, bagasa naberekeye mu bice birimo Birihi. Noneho abo bita umugabo bita Bigabo ndetse n'uyu Dominique Daruhutse bakerekera muri groupe ya Kisimba. Ubwo ni muri direction ya Karembe ndetse na Zampeti. Abo ngabo nabo babyanze ngo ndetse abandi nabo base Musinyatura bagasa nkaho bajya kwerekera mu bice birimo nka za Rusamango ndetse na za Bureusa. Hose bari kuberekeza mu bice byo M23 isa nkaho yamaze kubagoteramo, bakaba banze bose rero bakirundira muri iyi santere ya Pinga. Rero bakaba barasanye mu masaha y'umugoroba ndetse na mu gitondo, ariko mu kurasana kwabo bigaragara ko bwana Faita ari nko kudondanaho kugenda barasa bigashira, ariko isaha iyo ari yose ibintu bishobora kwanga kuko kubahuza byananiranye. Aho makuru mfite ngo byahamagaje ngo abo bayobozi bose bakaba bari kubabwira ngo bahurire ngo mu mujyi wa Butembo. Urumva? Yego. Ngo bahurire mu mujyi wa Butembo ngo bariho bajya cyangwa ngo barebe uburyo bashobora kwerekera Kisangani, aho bamwe banze bari gukeka ko bashobora gufatwa kuko ba General Kabido batawe muri yombi. Ubwo se uwo muntu uri ngo bahurire muri za Butembo babanje bagahurira no muri na za basi no muri Rubero, bararinda bagiye hose aho baba bahageze? Bwana Faika biragoye kumva umuntu uri muri Pinga ukamubwira ngo nagenda ajye muri Rubero, ntabwo byakunda. Kubera iki nta nzira
kuko kuva ahangaha muri Pinga kugira ngo werekeze muri teritwari ya Rubero byagusaba nta kindi bigusaba kurira akajugujugu ugakata ukanyura amashyamba ya teritwari ya Walikare ukagenda ukikiye mu bice byitwa za Rusowa, ukagenda ukikiye Rusowa kuko bikontorwa na M23, ukagenda ukikiye hanyuma ukazahinguka muri teritwari ya Rubero. Urumva na amashyamba ugomba kunyuramo. Ikindi kugira ngo n'ubundi uherereye mu bindi bice nawe ahagere, ni ukuvuga ngo hariya basa n'aho bari hagati, bikabasaba rero kurira indege. Rero icyo kintu cyo cyabaye ikibazo gikomeye cyane kugira ngo bave muri biriya bice berekeze mu bindi, bagire ibiganiro wenda bashobora kugeraho wenda byo kubunga. Ubundi nta bindi biganiro ni ukubunga kuko bari kubona ko baramutse barwaye nta kindi M23 izazibakiza, kandi kubakiza nabo barabyumva. Yarabaretse kugira ngo abaturage ko Pinga buriya benshi bajya bibaza ngo wenda M23 bwana Faita yaje kuyigarurira kubera kuyinanirwa, niko bitekereza. Abo ni abantu batayizi. Ubundi Pinga kuyifata kugira ngo yambuke biragusaba kwambuka n'ubundi uriya mugezi wo batangiye gukorera ikiraro ikihambuka, kandi Pinga igasa nkaho ishobora kugwamo abaturage benshi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Suko ifite imbaraga, suko ikomeye cyo kimwe n'izi za Uvira, nuko gusa M23 ibanza yiga ikiga igakorometri ikavuga iti ese twakwijira ryari, byagenda bite kugira ngo abaturage badapfa, kuko habaye igihe gikomeye cyane cyo kwiga umujyi wa Goma bwarafaye. Hanyuma ndumva ibyo bice urumva nyine byakomeye, ariko abi Masisi nabo bakeneye kumenya ngo ese muri Masisi ho byaramutse bite bwana Macacari? I Masisi ho bimeze bite? Duhe update aho kugeza cyangwa se kuva mu gitondo kugeza ubu umwuka uri Masisi bimeze bite? Bari kwiziza bate independence cyangwa se mu by'ukuri uyu munsi mukuru wo kwibohora bimeze bite? Birumvikana mu by'ukuri kuwizihiza iwacu cyangwa muri ibi bice turimo, twebwe tuwizihiza twumva ibice byo AFC mu 23 yigaruriye bwana Faita. Niko bimeze, wenda twebwe twawizihije neza kuko ku masaha y'ejo ku mugoroba intare za Sarambwe muri ibi bice, nge niko nabivuga kuko benshi niko bari kubigenda babivuga ndetse banaduhamagara batubwira mu gace ko bita Karongi irazwi, ntabwo ari Karongi ya Masisi yahangaha muri buriya hari Karongi yo muri Busiye Karongi iba muri Bashari Kayembe mu bahazi, hakaba hari Karongi hafi aho mu bice bita za Rubari ndetse hejuru za Nyamitabo ndetse no mu bice bya za Busana za Kirongo. Ntabwo ari iyo ndi kuvuga agace ko bita Karongi, mu gace uva muri teritwari ya Masisi winjiramo uri kwerekera muri Walikare. Nagate ngiye kugarukaho mbabwira ukuntu M23 mu by'ukuri isa nkaho yamaze kubakorera ibidasanzwe. Ni ibyo ndi kuvuga mfite ngo hari ingabo za M23 z'abasiniper, abasiniper abangaba baraseba bamamuza huswa, noneho ngo bikaza kurangira mu gace ko bita Kikubwa. Kikubwa ubwo ni muri axe y'ubundi abazi iyo turutse kuri territoire ya Masisi kugira ngo winjire muri Walikare bigusaba gutraversa ukaba Masisi zone ukamanuka ukagera muri mu gace ko bita Bukombo, ukava Bukombo ukagera aho bita Rwashi, ukava Rwashi ukinjira Nyabyondo. Igeze Nyabyondo ureka inzira ya Mutombo ugakata mu nzira y'ubumoso bwawe ugahita winjira aho bita ukajya Gasheberi. Ni ibirometero bitari bike kugera Gasheberi. Iyi Gasheberi kontrolwa na M23 ndetse warenga Gasheberi ukagera mu gace ko bita Kibati. Iyi Kibati rero imbere gato, ubundi Kibati yari ifite ibirindiro byayo byari bya M23. Yurenze ko ibi birindiro bya M23 bya Kibati winjira mu gace ko bita Kikubwa. Bwa Kikubwa rero ni M23 noneho yakandagiye, ariko kandi ntabwo uba wanyuze umuhanda. Muranyumva neza? Ndimo ndakumva bwana Macacari. Yes, ntabwo banyuze umuhanda ukomeje werekera muri Walikare. Yego. Ahubwo banyuze wabaye nk'ukikira ukareka wenda iyi groupe igiye umuhanda wose, basa nkaho bakikiye ku gace ka Kibati bajya guhibuka imbere, basa nkaho bajya kwitegera Walikare zone, basa nkaho bayigeze imbere. Yego. basa nk'aberekeza muri axe ya Kibuwa. Benshi bashobora kwibaza ati none Kibuwa baba bahageze bate kandi ubu usa nkaho uri mu mugongo wa Walikare centre. Ni ibitero byatewe na Wazalendo byagabwe ku munsi w'ejo, ari byo bumvise byatumye
leta ya Kongo itangira gutangaza ko ngo M23 ngo yatanze ramforo ngo zikomeye muri Masisi, wari imodoka ngo zamanutse, ngo amafuso menshi, ibiti n'ibikoresho bitagira uko byibingana. Ibyo rero byaguzwe kubera ko M23 yanze ku advancinga ngo ihite ifata utundi duce noneho ngo yinjira muri Walikale centre aho yakwetisha mu mashamba, iragenda ijya mu gace ko bita za Kibwa, noneho hakaba hatenganye n'agace ka Kibwa, kandi Kibwa ikabisa nkaho yaba iri imbere ya Walikale. ubwo macacari ubwo urashaka kuvuga ko 23 yadoginze yazengurutse Walikale centre, ubwo muri macyaha yisize hagati? Ntabwo yaba ari hagati nk'ubisa nkaho, ariko byaba bisa nkaho bijya gusobanuka mu ubwo buryo, ubwo wenda berekeje yo ku masaha y'ejo ku mugoroba, wenda sinzi niba bashobora gukora withdraw, ariko ni ukuvuga ko bageze mu gace ko bita Kikubwa, agace ka Kikubwa gasa nkaho kari gateganye na Walikale, ibice biva Walikale bigaruka hano hejuru muri za Kibati birimo Wazalendo n'abandi, basa nkaho bagiye kubaca imbere, bigaragara ko imbaraga zose zishobora guturuka Walikale centre zerekera mu bice M23 controla muri iriya misozi, bashobora kurasa imodoka zose zishobora kuza guharasinga M23 ndetse na buri kimwe cyose. Ayo niyo makuru ahari, kandi bwana Fighter ni ukuvuga ko urabizi, wowe uranabisobanukiwe neza cyane, nkeka ko mututi wawe ariho aherereye niwari ziriya axe niwari kabisa. Ubwo bigaragara ko nawe buriya ari imbere cyane, arimo aragenda bikurikirana. urumva ni ukuvuga ko buriya yamaze kuhatambika, inuvuga ngo yaretse inzira. Niyo mpamvu arega kumva ko bavuze ko ngo FRDC n'abandi ngo M23 ngo ijyanye ramforo ngo ibiti ngo yinjiye no muri Nations Unies bikavugwa, kuko hari agace kandi kagaragaye gasobanuza ahubwo baciye baradoginga basiga iyo bita Buabo ku ruhande hano muri territoire ya Masisi, binjira muri Walikale. Icyo ni kimwe, kandi imirwano iri kubera hano hino kuri territoire ya Masisi muri groupe ya Bugabo ni imirwano mu by'ukuri bavuga ko ari nk'iyo gukosora izi Wazalendo ziri mu n'ubundi no gukomeza kuzibuza imbaraga, ariko ukabona ko direction n'ubundi ari kwerekera muri territoire ya Walikale bwana Payi. Ubwo rero ibyo ni ibyaho ngaho. Hanyuma se muri Rucuro naho duheruka operation zikomeje, operation muri Rucuro zikomeje, ubu tuvugana bimeze bitaho ngaho muri za Rucuro? Yes, muri territoire ya Rucuro wenda icyo dushobora kuvugaho nuko n'uyu munsi buriya Rucuro ubu ngubu wenda icyo nshobora kubwira abakozi bacu, wenda hatagize igihinduka wenda nabyo tugomba kubibabwira, nuko imirwano yabaye ku munsi w'ejo ikabera mu bice birimo za Birambizo, muri Bukombo, mu tundi duce, ndetse bigasiga M23 isa nkaho uduce twinshi twigaruriye turimo za Kabizo. Buriya uduce ngiye kugarukaho nuko twaberagamo imirwano, ariko kugeza abagingo dusa nkaho dutekanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, abantu bajya babyumva. Iyo tuvuze lokalite, buriya kugira ngo iyi lokalite bwana uyivuge ko yagarutse mu umutekano, biragusaba kuba warayimaze warayigaruriye. Naho abangaba rero bitwa ngo ni Wazalendo, ni abana bo mu makaritiye baza bagiye bakora buri kimwe cyose, nuko utu duce turimo za Kirumba, za Murimbi, za Bushuri, za Bambo, za Rushenge, za Kabizo, ndetse n'umu hejuru muri Kicishe. Gusa wenda agace nagarukaho ni agace ka Kicishe n'agace ka Bambo. Yego, Bambo centre na Kishishe ubu ngubu nabwira abakunzi ba Ejere official yuko hari gukontororwa na M23 bidasubirwaho. Nta wundi muntu karimo. Utwo nitwo duce ubundi dukunze gutera ibibazo. Nuvuga ngo Gishishe iri muri murayizi, abenshi barayizi yuko ariyo bagiye bavuga ko ngo hakorewe ngo n'ubwicanyi, ngo kandi ngo bakorwa na M23. Ahantu wumvise ngo hari ubwicanyi bwahakorewe, buriya ujye ubushyira akabazo, kuko hari byinshi wenda umuntu ashobora kubisobanura ndetse akagira byinshi abivugaho. Gusa n'umuhanda watezaga akajagari bwana Fighter,
ni umuhanda uturuka mu gace k'Akabizo ukarenga Karengera ndetse ugakomeza. Ni umuhanda ndakeka nawe wigeze uwugenda wawunyuzemo urabizi ko wajyaga kuwunyuramo bakabanza bapanuwa, nta muntu wawunyuragamo hatabanyuza abasirikare ngo babanze bapanuwa barebe yuko umutekano uhari. Oya, hari ahantu baba bagomba kubanza kuhacakaza kuko ni ahantu h'amashamba rwose, umwanzi icyo ari yose yakuriramo ambush. Ikidasanzwe rero ubu ngubu ni ukuvuga ko imoto buri kimwe cyose kiri kuhanyura neza, ugaturuka muri akisi zigiye zitandukanye ukahanyura neza ntawe uguhagaritse, ni ukuvuga ngo hamaze kugaruka umutekano. Ibirometero 15 byose bigenda utarabona umusirikare kandi utekanye. Inyoni yavuga ukabona umusirikare avuye ahantu yari yicaye ukabona arahagusanze. Bwana Macecari, andi makuru ufite wenda mbere ko tukurekura na yahe wenda mu by'ukuri tutakurekura utarayatangaza Bwana Macecari? Icyo wenda nashaka kugarukaho Eugene Official, abakunzi bacu yeka ko bagiye babona video, hari video babonye ku munsi w'ejo. Iyo video wenda yeka ko bashobora kuba badafite amakuru yayo Bwana Fighter. Iyi video yagaragaza M23 ishore abasore bari imbere ndetse bafatanyeho bambaye inkweto zabo nta kibazo bafite, bagaragara ko nta kibazo baba bafite hariya muri akse ya Rubaye. Yeka ko nawe iyo video waba warayibonye? Yego, narayibonye, nabonye rwose bipanze ukuntu bari mu bintu utamenye ibyari bibyo barimo kabisa. Iyo video rero yagishatse gukoreshwa na guverinoma ya Kinshasa ngo igaragaze ko ari insoresore cyangwa se ari abasore bafashwe muri Rubaya ndetse no muri Bihambwe bakajyanwa mu gisirikare ku gahato. Kandi ibi bintu mu by'ukuri yeka ko nawe ubwawe kuba watangira izi nkuru zangaha duherereye mu burasirazuba bwa Kongo, yeka ko ntaho wari wumva ko M23 yigeze wenda ifata abasore ngo bajyane mu gisirikare ku gahato, kuko ahubwo abasore ubwabo aribo bajya gushaka kugira ngo bajye mu gisirikare bamwe nabo bagasubizwa inyuma. Yeka ko ariko bimeze Bwana Fighter? Niko bimeze pe kabisa. Icyo ntekereza ko rero aba basore byavuzwe na Kinshasa ngo nabafashwe ku gahato, hari urugamba rwari rukomeye cyane mu bice bya za Rubaya. Benshi barabyibuka umutwaro wigeze arasirwa mu gace ko bita Gacihembe. Ahangaha Gacihembe buriya ni mu Rubaya, na gace ka Rubaya. Benshi baza kubivugaho byinshi. Uwo bita nkeka ko azwi cyane abakunzi ba Eugene Official baramuzi, nuwo bita Justin Ndayishimiye. Uyu nguyu ni umudepite, bazi yuko hano ari iwabo ndetse afite benshi akoresha. Amakuru ahari nuko hari umujenerali bita Obedi wakoreshaga umutwe munini w'insoresore wakoreraga mu gace ka Bihambwe. Abenshi barahazi, iyo uvuye Rubaya ukata iburyo bwawe ukerekeza Bihambwe, utari kwerekeza aho bita donc ni muri direction utagiye aho bita za Kirongo no mu misozi yo hejuru yaho bita za Bunyori, ugasa nkaho uharetse. Ubwo Bihambwe iri aho ngaho hafi aho hakoreraga umujenerali autoproclamé witwa General Obedi. Uyu rero yakoraga akoresha abasore ndetse na bamwe mu baturage bamwe barimo n'ab'igitsina gore benshi, bakaba barafashwe rero baza gutanga liste nini cyane Bwana Fighter. Biza gusaba ko M23 ikora bouclage ya indi isanzwe ikora muri axe nyinshi, haba mu mujyi wa Goma irayikora, haba bakora amabouclage, bakora imisako. Baza gusaka rero abangaba baza gutabwa muri yombi kugira ngo bajye kubatega amatwi babumve. Udafite ikibazo asubizwe iwabo, ugifite gusa amakuru ahari Bwana Fighter. Yego, uko abangaba abenshi barabazahendo basukuraga amabuye y'agaciro, bakoraga mu binyangara niko babyita, inaha Irombe babyita, hano iwacu babyita ibinyangara. Bari ba mapigiriyo, bari ba chef mapigiriyo, bari abarokateri niko babita. Barokateri ntabwo kubaza amazina ya hano iwacu, ubwo ni abantu bikorera imari bazijyana ahantu, barabo bita abajya aboza imari. Abo bose rero benshi bagiye bafatwa
kugeza ubu benshi muri bo abasanzwe nta kibazo bafite, batarigeze ikizarendo, batarigeze ikFDLR, batarigeze buri kimwe cyose cy'FARDC, barekuwe kugeza amagingo ya nazaka kugira ngo wenda bariyo nkuru nsorezeho iyo video uwakurikiranye Eugene Official ndetse n'uwakurikiranye imbuga nkoranyambaga atabona iyo video akumva ko mu 23 hari abasore yigeze ifata ibyana mu gisirikare, ahubwo yari bouclage isanzwe nkuko zisanzwe ziba mu bice bigiye bitandukanye byo mu 23 control. Ya reka iyi video mpita nyishira no ku zindi platform zacu kugira ngo abantu baze kuyibona, kuko birumvikana ko hano kuri uyu muyoboro ntago twayishiraho ngo bayibone bitaza kubyara ibindi. Oya birumvikana babaze kudusanga mu bigikari dukuze aho dusanzwe dukorera, kuko aho gaho ntago biba byose. Macacari urakoze cyane, ngo turaza gusura mu yandi masaha tureba reporter Sase na Mageruhe. Murakoze cyane bwana Faisal. Ngayo nguko ni Macacari, turimo turagenda twihuta cyane. Bro birumvikana tugiye guhita twakira Vincent, nawe hari umuhariya rwose ahaherereye atugezo amakuru. Ntekereza ko inkuru tugomba guheraho n'ubundi ni inkuru irimo kuba rwose ko twirwaneho ndetse na MV3 hariya ngo bahanganye n'ibitero bikomeye cyane, ndetse birimo na za ndege zitagira abapiloti ndetse na Sukhoi, nkuko ndi kubona amafoto ari kugenda cyara cyangwa se agenda kwirakwira ku marezo sosiyo. Gusa ariko uko byaba kose abakunze Eugene Official, amakuru yuzuye cyangwa se inkuru yuzuye turaza kugenda tuyimenya, kuko murabizi ko haratuhafite umuntu. Wira neza bwana Vincent? Wira neza Faita, wiriwe. Urakomeye? Ndaho ndakomeye, umunsi urimo uragenda neza. Aha, nagira ngo dukubite tubangura twihute cyane, twinjira makuru mu buryo burambuye. Inkuru ngira ngo uhereho ni inkuru ndabona kuri zose zirimo kugenda icyara, inkuru ivuga ko mu by'ukuri M23 natwirwano ngo baba bagabwe ibitero ndetse n'indege harimo ndetse na Sukhoi. Nabonye nawe uri mu bantu bamaze gucakira kuri aya makuru. Mbere y'uko wenda tuza kwakira mugenzi wacu uri hariya imurenge kugira aze kuduha icyitwa idonido, nayahe amakuru urimo uragenda utohoza ngo bimeze bite? Ni imirwano yabaye n'iki gitondo ku itariki ya 30 mu gihe abandi baturage bizizaga ubwigenge bw'imyaka 35 Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibonye ubwigenge. Ariko mu gice cya Minembwe ntabwo ko byabagendekeye, kuko indege ya Sukhoi yaje kuharasa. Icyabiteye kaba yaje kurasa indege yarizanye imiti, kubera yuko abaturage batuye hano Minembwe bamaze igihe bataka yuko nta miti bafite, kuko yaba amavuriro yaba imihanda yarangijwe. Yego, hakaba hari indege rero itamenyekanye aho yari iturutse, yari izanye imiti, ariko hazi n'indege ya Sukhoi itiyatwika. Ititwika n'iyo ndege, ndetse igice cyari kirimo iyo miti kirangirika ku buryo n'iyo miti yose yangiritse. Bwana Vincent, ndagira wenda kugira ngo tuze kureba amakuru wenda turi buze guhabwa n'ura mugenzi wacu uri hariya. Ayo makuru ahantu ari guturuka tuvuge ko ari ahantu hize cyangwa ni bimwe byandi by'abazarendo? Oya, ni ahantu hize, kubera ko n'umwe mu bayobozi ba AFM 23 Kaniki ni Vinci Guverineri wa Nord Kivu ushinzwe ubukungu. Yego, ku rukuta rwa Twitter nayo yabitangaje, kandi akomoka Minembwe. Avuga yuko mu byabaye hagize harimo umwana umwe wasize ubuzima, kandi hari n'indi modoka yafashwe yari izanye imiti ku itegeko rya General Proclamé ya Kutumba. Iyi ndege ya Sukhoi rero bwo yarashe. None se biravuga ko iyo miti yarizanwe n'uwe muryango, ko haratwabonye aba y'imiryango myinshi igitandukanye itabogamiye kuri leta? Ntabwo bavuze umuryango waruzanye iyi ndege, ariko imodoka yo bavuze ko ari Médecins Sans Frontières yarizanye imiti. Noneho General Autoproclamé ya Kutumba muri Maimai agategeka yuko ifatwa ntibashe kuhagera. Ubwo imiti bayicakiye ntabwo igeze igera imurenge? Imiti yo mu ndege bayitwitse. Iyo mu modoka no ntabwo batumye ifite Minembwe. General Proclamé ya Kutumba yayifatiye mu nzira, ategeka Maimai yuko yitwara. None se kubera iki iyi ndege, kubera iki ibikoresho babicisha ahantu MV3 itari na twirwaneho? Ntabwo ibihe byose babona aho baca kugira ngo M23 yagenzura, kubera ko Médecins Sans Frontières ubundi
mu mategeko ntawe kumiye kunyura. Yego. Medecins Sans Frontières rero ntabwo ari ngombwa ngo unyuraho 23 kugenzure kubera ko amategeko abemerera kunyura ahari hose kugira ngo bageze ubutabazi kuba bukeneye. Ariko ubushize nabwo twari twamenye ko hari byari biturutse hari muri za Uvira bigeyo nabwo barabisahura. Ubwo rero urumva ko ni ibintu bagakwiye kuba bakoze bazi ko bishoboka kongera kuba. Baba bizi ariko bakavuga batenda leta ya Kongo irubahiriza amategeko mpuzamahanga ikarangira itayubahirije. Ngaho rero komeza tubwire iyo nkuru neza uko byagenze. Nibyo ndakubwira ko ni mu gitondo hagati ya 3 na 4 byabaye. Aho indege yaswoye yaje n'akano gace ka Mirenge nyine mu misozi miremire ikarasa indege y'ingarukobuteri yayizanye imiti igenewe amavuriro yani Munembwe. Ndetse akaba ari n'imodoka yindi yari ivuye Uvira nayo itwaye imiti. General Toporokarame muri Maimai yakutumba agategeka yuko bayifata. Bakayifata ariko kwa kurasa ya ndege imishashi byavuye kuri iyo ndege byahitanye umwe mu bana bari bari Munembwe. Amakuru akaba avuga yuko ari ibitero bimaze iminsi biba byibasira abaturage ndetse byibasira n'ibikorwa remezo byabo kandi binababuza kubona imiti n'ugerageje kwivuza muri za Uvira bakaba batamwemerera. Bikaba bivugwa yuko rero ari igikorwa cya kinyamaswa nk'uko twagiye tubona benshi bakomoka hano za Minembwe bagiye babitangaza ko ari cya kinambara kuba bibasiye ibikorwa byari bije gutabara abantu mu byerekeranye n'ubuzima. Hanyuma Vise Gisekedi ngo yagejeje ijambo mu by'ukuri ku bakongomani kuri uyu munsi nyine wo kwibohora cyangwa se ubwigenge n'ubwigenge ntago ari kwibohora. Ijambo Gisekedi yagejeje ku bakongomani riteye rite? Ni ijambo yavuze ariko yirinda kugira aho yavuga M23 cyangwa AFC. Nk'uko ijambo Colonel Nanga yavuze yanenze Gisekedi ndetse n'ubutegetsi bwiwe ariko Perezida Gisekedi naho yigeze avuga AFC23 cyangwa abe yavuga u Rwanda runenga. Ahubwo yagarutse ku masezerano yasinyiwe i Washington ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Avuga ko aya masezerano atari ibipapuro gusa ko ahubwo ari amasezerano atanga icyizere cy'amahoro ndetse n'umutekano ku banyekongo. Yego. Avuga ko ngo leta irimo kugira igikora bikomeye kugira ngo abaturage bagire ubuzima bwiza. Aravata umurongo utukura atagomba kurenga ngo nuko adashobora kugurisha amabuye ya Kongo cyangwa ngo amabuye ya Kongo agirire akamaro abandi batari abanyekongo. Ariko aravuga ati nubwo turi gusinya amasezerano ndetse n'amasezerano y'Idwafu yakigikiye ati turashimira umwami wa Katari ati ko cyari gukora ukuntu yajya aduhuza n'u Rwanda. Yego. Atariko amasezerano dukora ntago akubura ubutabera ko abahemukiwe haba muri Nord Kivu na Sud Kivu babona ubutabera. Yego. Ati kandi turakora ibishoboka byose kugira ngo inzego z'ubutegetsi zisubiremo mu bice byose. Aravuga ati amasezerano yasinywe aratanga amahoro mu gace ka Masisi, mu gace ka k'umujyi wa Goma, Bukavu, Rucuru, Rubero, Ituri ndetse n'ibindi bice byinshi yarondoye. Yego. Ariko ntabwo bukanwa kwigeze avuga AFC23 cyangwa kumwajyaga avanga u Rwanda n'u rwabateye ngo yabivuga. Bigaragara yuko ashobora kuba yaragiye agirwa inama uko akwiye kwitwara mu magambo avuga cyane cyane kugira ngo atangize intambwe ziri kugenda ziterwaho mu kumvikana hagati yiwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Yego yego. Hanyuma ariko Fayulu ngo na Gisekedi ngo noneho inzira zongeye kubyara amahari bwana Vincent. Nabyo ejo twarabibonye mu binyamakuru bitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aho umunyamabanga mukuru w'ihuriro ritavuganwe n'ubutegetsi nyine bwa Gisekedi Ramuka. Yego. Yatangaje ko batemera Gisekedi nka perezida. Akavuga yuko Gisekedi yagiye ku butegetsi abwibye. Ko igihe cyose bazakomeza guharanira yuko ubwo butegetsi yabuvaho bitarenze 2028. Ariko uyu munsi Gisekedi yaje kugaragara ashimagije Fayulu nubwo
uyu munyamabanga wa Ramuka Nyamunenge uyu munsi mu ijambo Tshisekedi yavuze ryo kwizihiza isabukuru y'imyaka 35 Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibonye ubwigenge yagarutse kuri Fayulu avuga ngo ukuhura nawe kwiye ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatanu ko byabaye igikorwa cyiza uko yitandukanyije n'izindi nyungu zose ngo akemera inyungu z'igihugu. Yego, akaba yagarutse ubona rero amushimagiza kugira ngo bigaragare yuko nta kibazo kiri hagati yabo nk'uko uyu munyamabanga w'iri huriro rya Ramuka yari yabigaragaje. Tukaba tuza kureba rero icyo Fayulu naraza kubivugaho nyuma y'uko amushimagije kandi ihuriro rye ryari ryamugaragaje nk'umuntu udafite ubuyobozi mu buryo bwemewe n'amategeko kandi bakamuha 28 ko agomba kuba yavuye ku butegetsi. Yego bwana Vincent. Sinzi rero niba hari izindi update ufite mbere ko tukurekura bwana Vincent. Indi update ni Goma uyu munsi Corneille Nangaa ndetse na Guverineri Bahati na Guverineri Wili. Yego, ndetse n'abaturage batandukanye n'abayobozi batandukanye bakoze umutambagiro ndetse batera n'igiti aho bavuga yuko bari kwizihiza umunsi mukuru w'ubwigenge kandi ko bari kwereka isi n'amahanga ko mu bite bagenzura harimo amahoro n'umutekano, ko bishyira abaturage bishyira bakizana bakagenda aho bashaka hose nta nkomyi. Yego. Vincent urakoze cyane kuri update zo muri aya masaha. Urakoze nanjye ndagushimiye. Alright, nguko rero ngayo rwose ni mugenzi wacu ku murongo wa telefone ya Vincent rwose twari turi kumwe muri iya makuru agiye abatandukanye cyane cyane abayibanda ku mutekano politike ndetse na diplomasi. Mwabyumvishe Macacari nawe twari turi kumwe muri update. Ubu rero uko gahunda zimeze nuko rwose makuru yacu turi buze kuyakomeza mu yandi makuru cyangwa se mu kiri kiganiro kibuze gukurikiraho. Arakubwira ati roho nzima itura mu mubiri muzima, mu by'ukuri udafite umubiri muzima na roho nzima nyine ubwo urumva ntago byagenda neza. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo mihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hituruje kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 95 05 76.